Ndagarutse nitwa Bitegekimana Etienne gutanga ikiganiro ku Ijuru Ndirikorerwa TV. Nari nabasezeranyije ko nzagaruka kubwira abantu ijambo ry'Imana mu byo namenye n'ibyo navugaga mbere. Ndashaka ko tuganira ijambo rero twihuse rivuga ibyerekeye amasezerano, isezerano ku isezerano. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 26 cyangwa se duhere ku wa 27 tugeze hariya ku wa 28. Handitswe ngo Uwiteka abwira Mose ati iyandikire ayo magambo kuko isezerano nzezeranye nawe n'Abayisiraheli rihagaze kuri ayo magambo. Amarayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo mategeko 10. Bavandimwe, iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Iyi Bibiliya ifite ibice bibiri. Ifite isezerano rya kera ikagira n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ritangirira kuva mu itangiriro rikageza hariya muri Maraki. Noneho hagakurikiraho isezerano rishya. Isezerano ni iki? Isezerano ni ikintu umuntu ashobora gusezerana n'undi, bagasezerana ibyo bintu, barangiza bakazabikora nguko babisezeranye. Imana rero yasezeranye isezerano n'Abayisiraheli. Ntabwo ari isezerano, ntabwo ari ibitabo. Isezerano rishya rya kera ntabwo ari ibitabo, nta nubwo ari ibitabo by'ubuhanuzi cyangwa se n'ibindi nguko twajyaga tubibwira abantu, ahubwo ni isezerano ry'amategeko. Ibino bitabo byanditswe munsi y'isezerano ry'amategeko. Imana rero yasezeranye na basekuruza amategeko ko nibayubahiriza bazabeshwaho nayo. Iravuga ati amasezerano nsezeranye namwe ni amategeko 10, nimuyubahiriza azabahindukirira gukiranuka. Imana rero basezerana nabo, ariko ayo mategeko barayishe nguko byanditswe hariya mu ijambo ry'Imana muri Yeremiya 33:1 ngo amasezerano yanjye n'amateka yanjye barayishe, kandi ari nge mugabo wari uhari wabafashe ukuboko ngabakura mu gihugu cy'Egiputa, ngabazana ngagendana nabo, ngabaha amasezerano, ariko amasezerano yanjye ntabwo bayagenzemo neza. Iyo rero bicaga amategeko babonaga amapfa bakabona amakuba, nuko nguko byari bimeze. Imana rero mu kugerageza kuduhereza isezerano rya kabiri, ariryo sezerano rishya, ntabwo Imana yabigiyemo itabanje yakora ubushakashatsi muri twe. Bibiliya igaragaza neza muri Zaburi ya 14:2 ngo Imana ngo yarebye abantu ngo iri mu ijuru, ngo ireba ngo niba habonekamo umuntu mu isi nibura waba ufite umutima ushaka Imana, ngo ariko umwanzuro yabonye ngo bose barayobye, ngo bose
ngo ndawukora ibyiza n'umwe. Niwo mwanzuro Imana yarebye. Kandi Imana mu kureba mu itangiriro aho yari iri mu ijuru ikareba no mu isoza ryacu, ntabwo ari uko yari iri kureba ibihe, kuko Imana yirebye ireba ni ukuvuga ngo imenye iherezo ry'ikintu mu itangira ryacyo. Yararebye ihita inasoza, irareba ibona n'iherezo, ibona ko mu bantu abariho n'abazabaho n'abazaboneka bose nta muntu n'umwe uzakora ibyiza. Nuko noneho irangije kubona ibyo, ihindura rero, itanga isezerano ryayo. Ijambo ry'Imana ryerekana ko isezerano yatanze abahanuzi batangiye kurihanura, nga Yesaya 42:6, Imana ifata isezerano rya kabiri. Ijambo ry'Imana riranditswe rikavuga ngo ngewe Uwiteka naraguhamagaye ngugira kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Ko byanditswe muri Yesaya 42:6. Imana rero yakoze isezerano rishya, ariko iryo sezerano rikorana na Yesu. Ndabwo isezerano rikoranye natwe, ahubwo yarikoranye na Yesu. Hari ibyo Imana na Yesu bumvikanye, ibyo Yesu yagombaga gukora, none twebwe tukaba abafatanyabikorwa babyo. Ni ukuvuga ngo ni Yesu wabikoze wenyine. Ni ukuvuga ngo isezerano rishya ni isezerano rivuga Yesu wenyine. Asezerana n'Imana rero isezerano riruta isezerano Imana yasezeranye na basekuruza. Ku isezerano Imana yakoranye na basekuruza bararyicaga bakabona amapfa n'amakuba, ariko isezerano ry'Imana yakoranye na Yesu, muri bombi ntawe ushobora kuryica cyangwa se ngo rimunanire. Nicyo gituma iryo sezerano rishya ari isezerano riruta iryabo cyangwa se iry'ab'icyo gihe. Bibiliya rero igaragaza ko isezerano Yesu yasezeranye n'Imana, Bibiliya igaragaza ko ari isezerano ry'imbabazi cyangwa se ryo mu maraso ya Yesu, arizo mbabazi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, haba muri Luka igice cya 77 rigaragaza yuko isezerano ari isezerano ry'imbabazi. Vuga ubutumwa ni ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha, nicyo sezerano riri, ariko ukababarirwa ibyaha biva mu maraso ya Kristo. Bavandimwe rero, icyo navuze ko nzagaruka ngababwira kwari ukugira ngo tutaza kwitiranya aya masezerano abiri, kuko icyo twabwiririzaga tukiri ngibabwira, nababwiraga iby'isezerano rya kera, ngibanda kubabwira ko muzakora bino, ariko ibyo bintu byose twababwiraga byari isezerano ryo mu mategeko. Kandi ibyo bintu byo mu mategeko ni ibintu nyine basogokuruza bacu batashoboye Imana ishima kurikuraho, Imana irivanaho rwose. Usomye hariya mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 13 hatubwira ko Imana yararisajishije, kandi kurisajisha ndakundi ni uko ibintu byose yabishajishije bimvanaho, hanyuma Imana ishyiraho irindi sezerano ritagombera ibya mbere. Aho rero Imana imaze kurisazisha rirabura. Murabizi ko n'ibyabaga mu isandugu n'isandugu yabaga mu ihema, n'ubu ndikiriho, ntabwo wamenyaho aho iri. Ni ikimenyetso cyerekana ko Imana yarisazishije, kuko iryo sezerano ryari isezerano ry'imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa se amategeko 10. Imana ishyiraho iryo mu maraso rero, arizo mbabazi zibonerwa mu rupfu rwa Yesu. Iryo sezerano rero rya mbere rivuze iki? Rivuze ko Yesu yagombaga gupfa ng'umuntu ushobora kwishyura umwenda w'abantu bose, kuko ubutabera bw'Imana bwasabaga yuko umunyabyaha yishyura umwenda, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu.
Yesu rero asezerana n'Imana ko agiye gupfira abari mu isi bose, ariko ab'isi bakababarirwa. Imana irabyemera, yemera ko Yesu agiye gupfira abantu bose, kuko ibyanditswe biravuga ngo yapfiriye bose, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babe ku bw'uwo wapfiriye akanabazukira. Igihe Kristo rero yapfaga, nibwo bose bari bapfuye, umwenda wose Imana twari tubereyemo Imana, Yesu arawishyura wose awumaraho. Byanditswe bitubwira ko yabumbiye abantu mu bugome bumwe kugira ngo abone uko ababarira bose. Niko Imana yarimbuye abantu, irabatsemba, ibakuraho ibyaha, irabyibagirwa rwose. Niko byanditswe Bakorindo ba kabiri igice cya 5:18 haravuga ngo muri Kristo Yesu n'Imana yiyunge n'abari mu isi ndiyabikibabaraho ibicumuro. Ubwiyunge bubera aho igorogota. Murabona igihe Kristo ari ku musaraba hari ibyabaye, ubwira kabiri bwarabaye. Ni ukuvuga ngo umwijima wabaye ngumiza umucyo, kuko umucyo wari umaze gufatwa n'icyaha. Kristo yari afashwe n'icyaha. Ntako rero ngo umucyo uvira mu isi ng'izuba ryo gukiranuka, ntabwo byari, ni ukuvuga ngo ntabwo izuba ryari ryakomeza, ahubwo umwijima niwe wabayeho uva saa 6 ugeza saa 9. Abana b'umwijima bose twari tumusanze igorogota saa 9. Nuko umwijima uramufata, ufata umucyo uwumarana amasaha 3 yose, atumanukana ikuzimu. Abanyabyaha batsindayo, baherayo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Undi wese rero ugomba kubaho ni umuntu wese ugomba kuba umubiri wa Kristo, kwemera kuba umubiri wa Kristo, kwemera urupfu no kuzuka bya Kristo bikaguhindura intungane, imirimo yawe itariho. Uwo nguwo ni uzuka agahinduka umubiri wa Kristo, hanyuma Kristo muri we akaba ari we ubaho. Pawulo abisobanukiwe yaravuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri nge. Ibyo ngora byose mbikoreshwa no kwizera Kristo wapfuye akanyitangira. Ko niko umuntu ahinduka intungane kandi akaba umukiranutsi biturutse mu rupfu rwa Yesu. Kurwemera ugahinduka intungane, kuruhunga ugashaka ibyawe byo mu isezerano rya kera, bikaguhindura uwo kurimbuka, kuko iri sezerano nguko nababwiye ryakuweho, haboneka iryo mu maraso, kandi imirimo Kristo yakoze niyo mirimo yawe, niyo mirimo yanjye. Imana ishimwe rero. Abazanyumva aho bazanyumvira hose, nuko nguko umuntu ahinduka intungane mu gihe yemeye isezerano rishya, akemera ibyo Yesu yamukoreye ko ari ibye, bimuhindura intungane. Murakoze cyane. Tuzagaruka ubwo muzagenda mushyiraho komateri, muhamagara nimero turagenda dushyiraho. Nabwirije abantu benshi cyane, biragaragara ko nyine muzitabira mukajya mumbaza munyuze mu gikari. Nta kibazo, tuzagenda tubasubiza. Imana ibaha umugisha. Mbifurije gukizwa no kuvuka ubwa kabiri, mugahinduka abera n'abaziranenge ku bwa Yesu, imirimo yanyu itariho. Nimero yanjye ya telefone ni 078 41 98 994. Kandi ndabashishikariza rwose kumbamagara, mukambaza, mukangisha imbaka mu byo navugaga byose, kugira ngo tugende turushaho gusobanukirwa n'ibyo Imana iduhera muri Kristo Yesu.